Inshuti mukurikiye ikiganiro Ibitabo n'Amateka ku Isango TV, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cy'umunsi rero nk'uko bisanzwe turaganira ku kimwe mu bitabo biba byandikwa n'Abanyarwanda, byandikirwa hano mu Rwanda, ariko tujya tufata n'ibivuye no hanze no mu zindi ndimi. Kandi uyu munsi rero turaganira ku gitabo gikomeye cyane. Ni igitabo cyitwa Isano Isumba IY'AMARASO. Bashobora kukitwegereza neza tukakireba. Ni igitabo cyiza cyane, ni igitabo cyitwa Isano Isumba IY'AMARASO. Igitabo cyanditswe na Uwimana Emmanuel. Uwimana Emmanuel akaba ari umugabo wanditse ibitabo byinshi cyane, ndetse duherutse no kuganira nawe ku gitabo kindi yari yaranditse. Hari n'ibindi byinshi yagiye yandika. Inzozi z'urukundo twaziganiraho ubushize, tuzaganira no ku bindi uko tuzajya tugenda tubishobozwa. Tukaba rero twatumiye Uwimana Emmanuel muri studio z'Isango TV kugira ngo atuganirire, aduhe ubuhamya, aduhe byinshi ku bumenyi buri muri iki gitabo. Ngewe ndi Xavier Bizimana. Uwimana Emmanuel, tuguhaye ikaze mu Isango TV. Murakoze cyane. Ubushize wari watuganiriye ku bijyanye n'urukundo, uyu munsi uratuganira ku bijyanye n'isano. Umuntu arebye kino gitabo Isano Isumba IY'AMARASO, gifite igihu ubwacyo umuntu ashobora gukekaho byinshi. Yego. Ndagira ngo rero ubanze udusobanurire ibijyanye n'ibi bigaragara inyuma ku gitabo, hanyuma natubwire icyo gitabo icyo ari cyo n'impamvu wahisemo kutugezaho Isano Isumba IY'AMARASO. Murakoze cyane Savye ko mu mwanya, kandi nongeye kubashimira nka Isango Star ku mwanya mu mpaye. Reka nsobanure, reka mbanze mperaho impamvu yatumye nandika, hama n'undi buze kuvuga n'ibirango biriho hano inyuma nk'uko mwarimu binsabye, kuko nibwo biri buze gusobanuka neza. Nandika kino gitabo, ndibuka ni igitabo natangiye kwandika mu 2017, ariko kiza gusohoka mu 2020. Ni igitabo njya kucyandika narebye ku mateka ubuzima Abanyarwanda babayeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, aho usanga umuryango urimo abantu benshi bafite ibikomere, ndetse ibyo bikomere bikaba bikomereye abantu benshi, aho usanga uganira n'abantu, umuntu ukareba ibintu yakoze, uko yabikoze, imivugire ye, imikorere ye, ukibaza uyu muntu ni ikihe kibazo afite. Ariko iyo witegereje ugasesengura, usanga amateka Abanyarwanda bahuye nayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda yasize abantu benshi barahindutse. Reka bariko mbivuga, barahinduwe n'iki? N'ibyo bakorewe, n'ubwicanyi ndengakamere, n'ubugizi bwa nabi butagira kivugira cyangwa butagira kibara. Bigatuma rero abantu benshi baheranwa n'ibyo bikomere, akumva kubaho nta kintu bimaze. Akumva niba arafite umuryango w'abantu barenga 100 bose barishwe, agasigara ari umwe, akavuga ati nanjye kubaho ntacyo bimaze, wakwipfira. Nandika kino gitabo rero nagira ngo nomore cyangwa se mpumurize abo bantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, ibyo bikomere bafite be kuzaheranwa nabyo. Ahubwo nongera kubwira Abanyarwanda ndetse n'abantu baba mu muryango nyarwanda kurema indi sano isumba IY'AMARASO. Kurema, kuko abo bantu harimo abiciwe ababyeyi, harimo abiciwe abana bagasigara ari incike. Bakeneye rero bakeneye abavandimwe, bakeneye abana, abo basigara ari incike bakeneye abana, abavutse ubwo ababyeyi babo bafatwaga ku ngufu muri Jenoside bakeneye nabo umuryango. Hari abandi nabo nagarutseho hano mu gitabo, navuze yuko imiryango yabo cyangwa ababyeyi babo bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bana bavutse babyawe n'abo bantu ntibakifuza kwitwa ko ari abo kwa runaka wagize uruhare muri Jenoside. Abo nabo naravuga ngo bakeneye kumvwa no gutega amatwi, bakaremerwa indi sano isumba IY'AMARASO, akagira uwo yisangaho, uwo abwira. Niyo sano nashaka kurema. Nshingiye rero ko ayo mateka n'imibanire y'Abanyarwanda muri rusange nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nateruye kino gitabo gira ngo abo bantu bisanze mu muryango, bamwe bariciwe abandi barishe, kugira ngo nongere nubaka umuryango, mbibutse uko kera byabaga
jenoside itaraba na nyuma ya jenoside babanye bate, none twakora iki kugira ngo tureme indi sano isumba iy'amaraso. hanyuma ukagaruka nyine ngarutse rero nk'uko iri jambo ribivuga kuri kava, reka mpere ku izina ry'igitabo. yego, izina ry'igitabo njya gutekereza ku iri zina, hari ubuhamya bumwe numvishe mu 2010 ubwo hari umugabo umwe watanze ubuhamya muri stade Amahoro avuga uburyo yavukanaga na mugenzi we, donc yari afite mukuru we mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi afata inzira ajya kwica abantu. Amenye uwo mugambi mubisha afite, aca inyuma ajya kuburira babandi mukuru we yari agiye kwica. Naravuga ngo rero aba bantu, aba bavandimwe babiri bari bahuje isano y'amaraso, ariko imigirire n'ibikorwa bakoze byari bihabanye ku buryo uwavuga cyangwa wumvishe ayo mateka yabo ibyo bakoze ushobora gufata abantu nta sano bafitanye. Nandika rero navuze ngo aba bantu, uwo muntu wagiye kurokora abantu cyangwa se kuburira abantu akabahisha, aciye inyuma mugenzi we, yaremye indi sano isumba iy'amaraso, yaremye isano abantu bamwe badashobora kumva. Yahakanye yuko, mu yandi magambo yahakanye yuko ntajya apfana na wa wundi ufite umutima mubi, wa wundi wagiye kwica abandi, ariko we yaremye indi sano, ahubwo agirira neza ba bantu. Dushingiye rero ku isano y'amaraso, wavuga ati aba bavandimwe babiri bakabaye barafashe inzira bose bakajya kwica abantu cyangwa se bakajya kurokora abantu, ariko nk'uko iyo nkuru ibivuga igaragaza ubudasa basangiye, kandi uwo muntu wagiye kurokora abandi n'imfura. Najyaga rero kuvuga yuko ni naho izina ry'igitabo ryaturutse, isano isumba iy'amaraso. Abantu bari bahuje isano cyangwa se bafitanye amasano, ariko imigirire n'ibikorwa byabo bihakana isano basangiye. Rero niho izina ryaturutse, ari nayo navuga ngo kino kirango kiriho hano cyangwa se rino shusho ngaragaza hano, iki nagaragaza yuko ari nk'ikizinga kinini, nicyo kigaragaza isano isumba iy'amaraso. Hama ibi bitonyanga tugaragaza by'amaraso ni ya sano ufitanye na runaka, kuko yo ntizasibangana, ariko hari ikindi kirenga. Hari abantu bahuje isano ariko bakaba ari n'inshuti, umuntu akaba ari umuvandimwe wa runaka ariko bakagira umugambi kubera indero nuko barezwe mu muryango nyarwanda. urakoze cyane. Mu gutangira kino gitabo mu bice bibanza usobanura cyane umuryango wuje umunezero. Yego, ariko umuryango ntabwo waho bwana Emmanuel, umuryango wuje umunezero. Yego, reka mbivugeho hano. Nashatse kugaragaza ishusho y'umuryango nyarwanda wari ufite mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Abantu bari batuye ku musozi umwe, basangiraga igikatsi, basangiraga inzoga. Yagira urubanza, nimvuga urubanza mwumve ubukwe cyangwa ibyago cyangwa ibyishimo, bagatumira, bakenga, bagasereka amasaka, bakashigisha ikigage, bagatwererana, niko bavugaga, bakajya gushyigikirana muri rwa rubanza umuvandimwe yagize. Wagize ibyago bakamuyagira. Ndetse nagarutseho hano mu gitabo ndavuga ngo cyaraziraga kikaziririzwa yuko ku musozi habonetse umuntu witabye Imana, ko hari umuntu ushyira isuka ku rutugu ngo ajye guhinga. Cyaraziraga. Uwo muryango rero niwo nagaragazaga abana bakina n'abaturanyi, abahana inka, bagahana abageni, bakicara mu gacaca bagacoca amagambo cyangwa bagacoca ibibatandukanya, bakagira urukundo no gushyigikirana. Uwo niwo muryango navugaga. Nubwo hashoboraga kuboneka amakimbirane cyangwa se umuntu utatira cya gihango bavuga, abakuru mu muryango baramwicazaga, bakamuhana, agacibwa ikiru, agasaba imbabazi, akababarirwa. Nguwo muryango niyo shusho nashaka kugaragaza, ko n'ubu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uwo muryango turawufite. Ntitubura abatatira cya gihango bagakora amakosa mu muryango, ariko se bigenda gute? Bicara hamwe, abakuru mu muryango bakamuhana, bakamuhanura kugira ngo agaruke mu murongo. Nguwo muryango navugaga rero wuje urukundo, kubera ko kiriya gihe abana batozwaga kugira indangagaciro n'umuco wa kirazira, bakubaha abakuru ndetse n'abo baruta. Ibyo bintu rero umwana uherewe aho hasi atozwa ibyo ngibyo, niwe tubona wagize ubumuntu, niwe tubona wakuze akaba umuntu ufite ubumuntu, akarema ya sano isumba iy'amaraso, akumva ko kuba ariho ubuzima abayeho ntago ari ubwe wenyine, ahubwo n'ubwe
n'abandi bahuriye muri wa muryango. Navuze yuko mu muryango nge nise uyu nguyu nise ngo uw'isano isumba iy'amaraso, ntabwo ari abantu muvukana gusa, ni abantu mwiganye ku bize, mwareranywe ku mudugudu cyangwa ahantu runaka, mwatabaranye, mwatubanya kondo, ni abantu mukorana, ni abantu mugendana. Abo bantu bose musangiye isano isumba iy'amaraso, kandi uko babaniye nibyo bigaragaza uwo uriwe. Ibya bikorwa ukora, ibyo uvuga, uko bigenza, ibyo byose bigaragaza wowe aho waturutse naho warerewe. Rero kuri icyo mwari mumbajije, uwo muryango wuje uyu munezero niyo shusho natangaga, kandi nayo nifuriza umuryango nyarwanda w'uno munsi. Mu buhamya bugaragara muri iki gitabo, ubuhamya bw'umwana wibabara mu nzira ndende yagiye acamo, atanga ubuhamya bugaragaza ishegeshwa rya bya byishimo avugaga mbere. Yego, babitunyuriramo muri makeya. Murakoze. Nandika kino gitabo nifashishije ubuhamya bwabayeho bw'abantu benshi batandukanye bakorewe, navuga ngo ubugome ndengakamere muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko impamvu, reka mbanze mpere ku mpamvu yatumye mbushyiramo. Nashakaga kubwira abantu batari bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, ndetse n'abana bashobora kuba baravutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ko mu Rwanda habaye, mu muryango nyarwanda habayeho ubwicanyi ndengakamere. Noneho nagaragazaga yuko abantu bakoze ubwo bwicanyi atari abantu bari baturutse kure, ahubwo bari babantu navuga ngo babanaga n'imiryango yacu, babantu twahaga akazi, babantu barageraga inka zacu cyaba bakazikama, babantu ba data na ba marume na ba sogokuru na ba sogokuruza bagiriye neza. Nandika rero nashyizemo ubuhamya nk'uko muvuze bwa Batamuriza. Ubu muntu nise Batamuriza hano mwino nkuru cyangwa se muri buno buhamya, ariko n'ubuhamya bushobora kuba buhuriweho n'abandi bantu benshi batandukanye. Nk'uko mu binsabye, reka mvuge mu ncamake ubuhamya bwa Batamuriza. Avuga ko mu 1994 mu kwezi kwa 4 ku itariki 7 niho ubuhamya bwe butangirira. Avuga ko ubwo yari ari mu rugo ari kumwe n'ababyeyi, yari kumwe na mama we, yagiye kumva ari nimugoroba yumva induru ku irembo, abantu baza basakuza bavuga nabi cyane, ngo bari abantu b'abagabo bahengereje mu idirishya, basanga ni abantu bakoranaga na papa we. Ibyo bari barimo bavuga bati dore aha ni kwa Rwema. Rwema nashyizemo ni inkuru nafashe, nanze gushyiramo amazina y'abantu bwite kubera ko ari inkuru ihagarariye izindi nkuru nyinshi. Kiramo yuko bavuga ngo aha niho kwa Rwema tumaze kwikiza, bavuga ko bamaze kumwica. Abana batunguwe no kubona abo bantu baje bavuga ayo magambo ari babandi bakoranaga na papa we. Bakomeje bavuga yuko binjiye mu nzu bakubita urugi, abana bavukanaga na Batamuriza. Umwana umwe w'umuhungu agerageza kujya ku rugi kugira ngo arukinge, ariko bararukubita. Bahita basimbuka bakubita mama we, batangira kumuniga. Nibwo yababwiraga ati ni mumbabarire rwose, ndabizi ntago munsiga, ariko mumbabarire ntimunyicira abana. Mu gihe arimo kuvuga gutyo, hari umugabo umwe nahaye amazina yitwa Rucamapata, waramusimbukira amufata mu ijosi aramuniga, atangira kumuzamura amaboko. Umubyeyi akomeza gutakatakamba, ariko undi afata inkota imusogota mu nda. Nuko byagenze. Abana bamwe babonye ibyo ngibyo birukira munsi y'ibitanda, abandi wa muhungu agerageza kurwana kuri nyina, ariko nawe baramuhondagura mpaka ashizemo umwuka. Iyi ni inkuru cyangwa se n'ubuhamya bwatanzwe bugaragaza ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'abantu. Nyuma y'icyo gihe Batamuriza warari aho arebesha amaso ibyo byose, yari yagiye munsi y'igitanda. Rucamupata aramufata, aramusambanya ku ngufu, aramuviyora. Aravuga ati, afata na twa turumuna twaraduhondagura, atubwira ati murava hano ndabica. Aravuga ati ndumva naniwe ngiye kuruhuka, ningaruka ndaza kubica. Abana bakingirana aho ngaho, burira buracya. Abatoya bari barimo batangira kubwira wa mukuru wabo ati turashonje, ariko umwana
yanegeka yari afite mu kigero cy'imyaka 16. Ni ubuhamya bukomeye kandi bubabaje, nihanganisha n'abarimo kubwumva ndetse n'abafite amateka ameze nk'abo. Ni ibintu byabayeho mu Rwanda biteye ubwoba. Uyu mwana w'umukobwa yakomeje kuvuga amateka ye, agera aho avuga yuko yaje gusohoka aho mu nzu, ndetse ahungira agana kuri kiliziya. Barumuna be bari batesetse cyane ku buryo ntago babashije kugera nayo bose. Ageze kuri kiliziya ndihuse, yakiriwe n'umupadiri. Umupadiri aramubwira ati ntugipfuye, ngwino hano. Ariko nyuma y'igihe gitoya, ubwo rwose ubwicanyi bwari bukomeje kuba aho kuri kiliziya n'ahandi, yaramubwiye ati ubu ntago nkiri padiri, uhera ubu baye umugore wanjye. Nawe yatangiye kumufata ku ngufu. Nibutse ko yari umwana ufite imyaka 16. Ibyo bikomere yabanye nabyo ntiyari buhakane, kuko yahakana ari kuvuga ati ndasohoka njya hehe. Arihangana. Jenoside yakorewe Abatutsi guhagarikwa n'inkotanyi, abasirikari b'u Rwanda. Hama padiri ahungira muri Zaire. Agezeyo ubuzima buranga, afata icyemezo cyo kuhungira mu bindi bihugu. Hama Batamuriza we amubwira yuko Batamuriza byaje kurangira abyaye umwana w'umuhungu, ariko mu by'ukuri yibazaga niba ari uwaruca amapata cyangwa ari uwa padiri. Byaramucangaga, ntiyarazi n'ibyo ari byo. Nyuma y'igihe yari yarahuye n'ihungabana nk'uko mubyumva, yayiciye umuryango wose urashira, asigara wenyine. Yaje rero kugaruka mu Rwanda, we yanga gusubira, yanga kujyana na wa mupadiri. Agaruka mu Rwanda, agarukana na wa mwana. Ariko mu buhamya bwe avuga ko iyo yitegerezaga wa mwana yibukaga ibintu byamukorewe. Iteka yumvaga mwanzi, reka mbivuge mwayo magambo. Ntiyigeze amuha urukundo nk'umubyeyi kubera ayo mateka uwo mwana yavutsemo. Mupadiri rero aho ageze mu bihugu byo hanze, yaje gukurikira amakuru, yumva aho umwana we ari. Mama we yari yaratangiye kurwara, yagize ikibazo cy'ihungabana, arwara ihungabana rikomeye, akajya ajya kwa muganga birakomera. Padiri aza gutumaho umwana we aramutwara. Umubyeyi Batamuriza yakomeje guteseka, biza kurangira yitabye Imana. Ubuhamya nuko bwarangiye. Impamvu nashyizemo ubuhamya nk'ubu mw'iki gitabo, nk'uko nabigarutseho, kwari ukugira ngo mbwire abantu ubukana bwakorewe jenoside, cyangwa ubukana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yakoranywe, kugira ngo mbwire, kuko ndashaka komora bya bikomere b'abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda bafite. Kandi burya ntiwakomora igikomere utabanje gutega amatwi nyiracyo. Nashaka kubwira n'aba bantu nshaka ko barema indi sano isumba iy'amaraso ibikomere abavandimwe bafite. Ubu ni bumwe mu buhamya bwinshi bukomeye abantu bagenda nabwo buri munsi. Abantu benshi nka Batamuriza bakiriho, nibo dukorana, nibo dusengana, nibo twigana mu ishuri, nibo tubana mu matsinda n'ahandi henshi hatandukanye. Bakeneye kudutega amatwi, bakeneye ko tubumva, tukumva agahinda n'imibabaro. Aba bana bavutse muri jenoside nabo barahari, ubu ni urungano, bamaze kuba bakuru, nabo bafite ibikomere, bakeneye gutega amatwi. Nashakaga rero yuko nandika kino gitabo kwari ukugira ngo mbwire abantu batari bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi bumwe mu buhamya bukomeye kandi bukomeretsa buri wese ubwumva ndetse n'ababubayemo. Ngira ngo noneho nitumara kumva uburemere ibi bintu byakoranywe, twicare muri wa muryango navuze wa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, tumenye ngo aba bantu tugomba kubafasha iki, tugomba kubatega amatwi. Naho ngaho navuga ubu buhamya bushingiye, nubwo harimo n'ubundi bwinshi butandukanye. Urakoze Emmanuel. Wumvise ibyo, si ubwa mbere tubyumvise, twumvise n'ibindi byinshi bikomeye nk'ibyo. Hari ikintu wagerageje kwandikaho, ariko hari nacyo kigoye kukimenya. Icyo wise imvano yo kwiyambura ubumuntu bwa ya sano isumba iy'amaraso dufitanye. Kwandika kuri no mvano byarakoroheye? Mu by'ukuri ntago byanyoroheye, ariko byari ngombwa kugira ngo mbwire abantu yuko hari ibyo tudaha agaciro
nyamara byari bikwiye. Nashatse kugaruka, nabwiraga umuryango ari wo reka mbwire ngo ni generation nshyashya cyangwa abangaba twitwa ngo ni generation nyuma jenoside yakorewe abatutsi, ko batitonze bakora amahano nk'ayo basogokuru basogokuruza bakoze mu gihe babibaga ingengabitekerezo ya jenoside hano mu Rwanda. Navugaga rero yuko umwana uko umureze niko akura. Nashaka kugaragaza yuko uyu munsi iyo umwana arezwe, atotezwa, akubitwa, yigishwa yuko kwa runaka baturanye ari babi, aribo batuma atajya mu ishuri n'urugero, aribo batuma babayeho mu buzima bubi, uwo mwana arabikurana. Kandi nigeze kwandika mu kindi gitabo ndavuga ngo umwana uko umureze niko akura. Mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi uburere buruta ubuvuke. Biravuga ngo rero umwana icyo wamutoje ari mutoya nicyo abantu benshi babona yamaze kuba mukuru. Burya nuhura n'umuntu akagutuka cyangwa se yenda akagukorera ikindi kintu kibi nkuko nahoze mbivugaho mu ntangiriro, uwo ni we uhita uvuga ngo uwo ni we, hahandi iwabo nuko byifashe. Rero nandika nashaka kugaragaza yuko imirerere, imigirire ababyeyi baha abana ari yibagira abo bari bo mu gihe kizaza. Nashaka kubwira rero abantu nkababwira nti biragoye yuko uyu munsi nshobora kubwira umuntu ngo hinduka cyangwa subira inyuma ukosore ibyo wakoze bibi, ariko biroroshye ko uvuga ngo guhera uno munsi namenye ko hari ibyo nakoze nangije muhahise hanjye. Igihe kirageze ngo rero utangirira ukosore, uvuge ngo njyewe wari umeze gutya igihe cyatambutse, njyewe wakoze amabi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nshobora guhinduka ngahindukira. Njye wigishaga abana banjye ibi n'ibi nshobora guhinduka ngahindukira, ndetse nkagira neza sosiyete, ngakosora bya bindi byose nakoze bibi mu gihe cyatambutse. Naho ngaho. Urakoze cyane. Ngira ngo hari n'ukuntu usesengura ibijyanye n'imyitwarire y'abantu ubwabo, umuntu nk'umuntu, ugasesengura ibijyanye wenda se urashakishiriza mu bwoko bw'amaraso y'umuntu. Ubwoko bw'amaraso muvuga ni bya bindi bavuga ni A ni B, yego, ni O, ni A B, hagasubwo gusa bubaho A B na O. Biriya bintu bihuza ute se n'ibi wandika muri iki gitabo? Hano nashaka kugaragaza ko hari igihe abantu benshi nabyanditseho mvuga ngo ese isano dusangiye iyo yitwa ko ari iy'amaraso, ubundi kubera iki abantu babiri nahoze mvuga badahuza kandi bo bahuje amaraso, bahuje icyo twita amaraso y'umuryango, ntibahuze, nyamara ugasanga hirya kure mudafite umuhuri umuhuje. Biriya ubisesengura. Aha rero impamvu nagarutse ku iyo myitwarire y'abantu bafite muri bya nabyita ngo biology, imiterere y'abantu bafite amaraso A B B cyangwa O, nagira ngo ngaragaze yuko nubwo mwaba muhuje amaraso, muri abanyarwanda, nimuyahuje, muvukana, ariko imigirire n'imiterere yanyu, ibyo mukunda n'ibyo mwanga bishobora kuba bitandukanye. Ndashaka kuvuga ngo rero iyo wamaze kumenya uko uteye bigufasha kwirinda. Niba n'urugero, niba yenda mvuze ngo ubwoko yenda bw'amaraso A cyangwa B, yenda abantu bararakara, barakazwa n'ubusa, yenda se barahubuka n'urugero, cyangwa se bagira gute. Iyo wamaze kumenya icyo cyiciro ubarizwamo, iyo wamaze kumenya icyiciro cy'amaraso yawe n'urugero, nagira ngo mvuge ngo uzamenye uko witwara mu gihe uhuye na B cyangwa na O cyangwa n'abandi, bizagufasha kubana neza n'abantu. Kuko navuga ngo ku isi nta muntu umeze nk'uwundi, ntibibaho. Buri wese afite ubudasa bwe, ahubwo ubwo budasa tubushyira hamwe tukabuhuza tukagira wa muryango. Niba njyewe mfite A undi akagira B, nkuko tubizi muri biology ho hari amaraso abafite groupe runaka barahana n'urugero, ariko ntibivuze ko nibo bahana cyangwa umwe yasaba undi bahuje. Oya, bahuje nyine utwo turemangingo tw'amaraso, ariko imigirire n'imikorere yabo iratandukanye. Ubona navuga ngo rero iyo wamaze kumenya icyiciro urimo n'imyitwarire yacyo, ntago bigutungura, ahubwo utangira kuvuga ngo nirinde ko nagira gutya, mu gihe ndakaye niba mpubuka nzafunga umunwa wanjye, nzavuge nabitekerejeho. Ngiyo mibanire y'abantu. Rero navuga ngo rero niba tudahuje ibitekerezo, tudahuje imigirire n'imigiranire, ntibibuze yuko dushobora gushyira hamwe bwa budasa bwacu
tugakora ikintu cyiza kandi gifatika. Bwana Emmanuel, ubona ute imbaraga zikwiye gushyirwa mu muryango, imbaraga zikwiye gushyirwa mu mashuri, imbaraga zikwiye gushyirwa mu itangazamakuru nk'iri ngiri, mu buyobozi n'ahandi, kugira ngo abantu badahuje cyangwa batumva kimwe bye kuba intandaro yo kwibagirwa ko hari indi sano bafitanye, cyangwa bye kuba intandaro y'amakimbirane? Yego, murakoze, mumbajije ikibazo cyiza, ari nacyo cyatumye nandika kino gitabo. Mu by'ukuri nyuma yo kumenya, urumva nyine ndimo gusesengura kubera iki jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabayeho, menya iyo ngengabitekerezo uburyo yabibwe mu bantu, ikigishwa, ikagaburirwa abantu, igashyirwa muri politike, ndetse bikagera kuri rezilita mbi cyangwa se ku mwanzuro mubi twabonye mu Rwanda mu 1994. Rero mu gusubiza neza icyo kibazo, naravuga ngo iyo umwana, navuze ngo nyine uburere buruta ubuvuke, iyo umwana yarezwe neza agahabwa indangagaciro n'umuco nyarwanda cyangwa n'umuco w'igihugu, kirazira n'ibiki byose, umwana bikuriramo. Ni nabyo warumbaje tese itangazamakuru ryakora iki? Ni nk'ibi ngibi murimo gukora, kubwira abantu yuko kuba tudahuje indeshyo, kuba tudahuje imivugire cyangwa ururimi, kuba tudahuje igihugu tuvukamo cyangwa idini, ntabwo ari intandaro yo kungirira nabi. Kuko navuze ngo nyine tufite ubudasa, imitekerereze yanjye n'imigirire yanjye ntabwo bivuze ko bigomba gusa n'ibya runaka wiwe bunaka. Natanze urugero rumwe, ndavuga ngo hari urugero nafashe rw'abana bavuye ku migabane ibiri itandukanye, Aziya, yenda dufata urugero rwa Aziya na Afurika, bahurira mu wundi mugabane. Bagezeyo ntibavugaga ururimi rumwe, ntibasengeraga mu idini rimwe, ntibari bahuje na bya bindi tuvuga ngo amaraso n'ibiki n'uruhu, ntibari baruhuje, ariko bagezeyo kubera ubuzima barimo gukubitana nabwo bw'amasomo no guhangayika, bakora ubumwe, barema indi sano isumba iy'amaraso, bashyira hamwe kugira ngo bazabashe kwivana hahana. Kandi koko ubwo bucuti, ahubwo abantu byarabatangazaga uburyo abo bantu bakundana, ntago basiganaga, barasobanuriranaga ahantu hose babaga bari kumwe, ndetse no mafaranga umwe yamushira n'undi akamugoboka. Ngiki cyo dukeneye mu muryango, kuba tutavuga rumwe, kuba tudatekereza bimwe, ntago ari intandaro yo kugira amakimbirane no kugira inzangano. Ahubwo narandikanga ndavuga ngo iyo wicaye ukareba ugashishoza, usanga ibidutanye nibyo bike kurusha ibiduhuza. Rero nasaba abo bantu, baba itangazamakuru, yaba abavuga rikijyana n'abanditsi n'abahanzi, kujya mw'uwo mujyo kugira ngo bayobore abantu, kuko abantu benshi bonkejwe rwa rwango rw'abantu, bituma batatira igihango. N'uno munsi turabibona byibonekeza hirya no hino mw'ibi bihugu by'ibibanyi, aho usanga ubwoko bumwe buzira yuko uko bavuze cyangwa aho kandi ku isi nta muntu uhitamo aho avukira, nta n'uhitamo umubyara, cyakora ushobora guhitamo icyo waba cyo. Rero nasaba abantu guhindukira, bagahindura umuvuno, bakumva impamvu babayeho, ko kubaho kwawe bifitiye umumaro wowe ubwawe n'abandi bose mwahuye nabo nabo muzahura. Ni ikiganiro rero ibitabo n'amateka, ni ku Isango TV, turi kumwe na Uwimana Emmanuel mu gitabo Isano Isumba Iy'amaraso. Muri iki gitabo Bwana Emmanuel, harimo ikintu nabonye kijya kumera nka filozofi. Yego, ifilozofi yo gusobanura ikintu bita igihe. Nagira ngo usobanura abantu badukurikiye iyi filozofi yawe yo gusobanura icyo bita igihe, hanyuma unayihuze n'isano isumba iy'amaraso nyine ugenda ugarukaho muri iki gitabo. Murakoze cyane. Nk'uko mubimbajije, njya gutekereza ku iki gihe cyangwa se ku gihe kw'icyo mwari mumbajije, nagarutse kuri aya mateka nahoze mvuga mu muryango nyarwanda. Nibutsaga abantu baba bakoze jenoside, ari abayirokotse bafite bya bikomere, ba bantu duhurira mu muryango nyarwanda, ba bandi bose nakomeje kuvuga. Nabibutsaga yuko abantu benshi barababaza ngo igihe ni iki. Nabibutsaga yuko nyuma y'ibyabaye byose mu Rwanda turacyariho, kandi dusigaranye igihe cyo kubaho tuzi cyangwa tutazi. Reka nyite ko tutakizi, ariko kirahari. Ahubwo navuga ngo nahereye kuri baba, navuga ngo niba hari ibyo wakosheje,
gerageza ukosorera aho ugeze kuko ntuzasubira inyuma ngo ujye kubikosora. Natanze urugero ndavuga ngo uyu munsi ubwiye umusore w'imyaka 25 wasubira inyuma ajye kuba umwana w'imyaka 5 maze akosora ibyo atakoze neza muri iyo myaka 20 ishize, ntibyashoboka. Ariko uyu munsi afite imyaka 25 ashobora gufata icyemezo cyo guhindura uko yatekerezaga ibintu n'uko yakoraga ibintu, ku buryo uzahagera wese azavuga ati nubwo yagize nabi ariko dore aho ageze agira neza. Narongeye ndavuga ngo wowe warokotse jenoside yakorewe abatutsi wikwiheba ngo wumve ko ubuzima bwarangiye, nubwo bakwiciye abawe, nubwo usigaye uri incike, nubwo usigaye uri imfubyi, nubwo usigaye uri wumva kubaho nta kintu bimaze. Ariko guhera uno munsi hari icyo wakora gishobora kugirira umuntu wundi neza. Hari umuntu ugukeneye kugira ngo umubere umuvandimwe, hari umuntu ugukeneye kugira ngo umubere umubyeyi, hari umuntu ugukeneye kugira ngo umubere umwana, hari umuntu ugukeneye kugira ngo umufatanye muri business. Subira rero ku gihe. Abahanga benshi bagiye bandika ku gihe, bagiye bavuga ko abenshi bavuze ko gihe hari amafaranga. Ariko njyewe mu busesenguzi nakoze mu gihe maze kuri ino si, njye ntago ariko nabibonye, ahubwo njye nasanze igihe ari ubuzima kandi ubuzima bukaba igihe. Sobanura ibi naravuze ngo umuntu akubwiye ngo nguhaye igihe ariko nkwimye ubuzima yaba akubeshye, kuko uwo munsi ntiwarangira. Abantu bakubwiye ngo noneho nguhaye ubuzima ariko nkwimye igihe cyo kubaho baba bakubeshye. Nagarukaga rero kuri babandi bavuga ko igihe hari amafaranga, nanjye ndavuga nti rero uyu munsi koko amafaranga adufasha kubaho mu buzima bworoshye ndetse bukaryoha koko, ariko ntabwo amafaranga aguranwa ubuzima. Hari abantu benshi ngarukeho muri jenoside yakorewe abatutsi bari bafite amafaranga menshi cyane, baranayatanga bayahereza abantu kugira ngo babarokore, ariko birarenga barabica kuko bari babimye ubuzima, bari babimye igihe. Niho naheraga rero mvuga ngo rero icyo gihe ntago wambwira ko igihe hari amafaranga, kuko ayo mafaranga ntago yahindutse ubuzima, ntibinabaho. Nuno munsi wakubwira ngo nguhaye amafaranga ariko nkwimye ubuzima yaba kubeye. Hari abasaza benshi batangiye mu myaka yatambutse bakorera amafaranga, bageze mu myaka y'izabukuru barayagira, ariko igihe cyo kubaho cyarangiye. Icyo gihe ntago amafaranga ari ubuzima, n'ubuzima si amafaranga, ahubwo igihe ni ubuzima, n'ubuzima ni igihe. Nandika rero ku iki kintu mwavugaga, nashaka kwibutsa aba bantu ko kubaho ku isi hari igihe uba warahawe. Umuntu aravuka agakura, ariko nyuma y'igihe agapfa. Nabwiraga abantu rero ibuka yuko igihe wahawe ugomba utegereza kugikoresha neza, ko nutagikoresha neza uzatambuka nk'umuntu utarigeze kubaho. Nibutsaga abantu rero nti wowe igihe, reka mvuge ko mu myaka yari ishize cya gihe cyawe utageze ugikoresha ibyiza bituma abantu bamenya impamvu uriho, ku buryo na nyuma yo kubaho kwawe bazakomeza kubyibuka. Nabwiraga abantu rero nti nyamuneka uyu munsi hari ibyo utakoze neza, ariko tangira uno munsi. Ntabwo uzi igihe usigaje cyo kubaho, ariko hari ibyo wakora byiza byafasha abantu, ndetse na nyuma yo kubaho kwawe bikazabafasha. Natanze urugero ndavuga ngo uyu munsi y'abantu bavumbuye yenda umuriro w'amashanyarazi dukoresha uno munsi, abantu bavumbuye imiti, abantu bavumbuye ibintu bitandukanye, iyo baba batarabikoze ngo babikore mu gihe bari bariho, ntabwo ubu ngubu biba bidufitiye umumaro nk'uwo bidufitiye uno munsi. Nabwiraga abantu nti wikwiheba, uyu munsi nawe hari icyo wakora cyiza cyahindura ubuzima bw'abantu benshi. Babandi bafite imibabaro n'ibikomere, hari icyo wakora kugira ngo baseke, bamwenyurirwe n'ubuzima, bumve ko hari impamvu yo kubaho. Nasabaga rero buri wese udukurikiye cyangwa uzasoma kino gitabo ko hari icyo yakora mu muryango nyarwanda turimo wuzuye byuma bya bikomere, kugira ngo wa muntu urimo wakomeretse ubwo ariko hari umuntu wumva, hari umuntu nagira icyo mfasha, hari umuntu wamfashije nanjye ngomba gufasha, hari icyo natanga cyahindura ubuzima bwa benshi ibyishimo. Naho narindi rero mbwira abantu nti nyamuneka icyo gihe gito ufite gikoresha icyo wakagombye kugikoresha, ko byanze bikunze kizashira. Ahubwo nyuma nabwiraga abantu nti ibuka ko hari umunsi buzacya babaye urwibutso ku bantu, byarangiye wavuye, igihe cyarangiye, igihe cyawe cyarangiye, ubuzima bwawe niko bimeze. Byanze bikunze niba uriho, ikinyabuzima cyose kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Ahubwo wowe udukurikiye nanjye nkwibarize, wumva igihe cyawe nikirangira uzibukwa iminsi ingana, ibikorwa byawe wakoze bizibukwa igihe kingana gute. Reka nongereho akandi kantu. Nabwiye abantu nti ubundi mu buzima bw'umuntu ni igitabo.
ndamutse nguhaye igitabo nk'iki nta rupapuro na rumwe rwanditseho ngo wandikeho ibyiza n'ibibi wakoze mu gihe umaze ku isi, wumva igitabo cyawe cyasomwa n'abantu bangahe? Ese cyakundwa na bangahe? Cyabafasha iki? Nyuma yo kubaho kwawe se byo cyangwa uno munsi wumva hari abantu cyahindura ku buryo bajya bavuga bati tujye kureba igitabo runaka yanditse hari icyo cyadufasha? Nguwo umukoro nguhaye wowe dukurikiye, ugende wicare wongere usubire inyuma mu myaka umaze sinzi yariyo, use naho ukora iyo draft. Ushobora kuyifata mu minota 5 cyangwa 6 ukabati ibintu binibi, urebe mu by'ukuri ni iki waba umariye umuryango ubamo. Ikiza cyo gusobanura rero bino by'igihe usa naho udaca intege umuntu waba urakoresheje igihe cye nabi, aho ukamuvuga uti noneho igihe ni iki, igihe ni iki, kugira ngo ibyo wangije ushobora kubisana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibidashobora kugaruka ariko hari ibishobora gusigasirwa. Igitekerezo cyiza cyane rero, naragishimiye. Abantu bazasoma kino gitabo bazacyumva neza, bumve harimo filozofi ariko hakabamo n'inama ku buryo busanzwe. Urakoze cyane Uwimana Emmanuel. Reka tuganire kuri imwe mu ngingo ziri muri iki gitabo, ingingo ijyanye n'ibanga, nk'ibango ry'umunezero buriya cyane ry'ibyishimo. Yego, byose ni kimwe. Ibanga guteze. Murakoze cyane kugaruka, ni kimwe mu bice bigize kino gitabo. Ngaruke yuko ibintu mvuga byose muri iki gitabo bigaruka kuri wa muryango nyarwanda mvuga wuzuyemo ibikomere bitandukanye. Hari abantu benshi mu bo twagiye tuganira n'ubushakashatsi nagiye nkora mu bantu twagiye tuganira nyine mu muryango ndimo kuvuga, aho usanga umuntu ababaye, ahora ababaye, agahora atekereza ko nta byishimo ateze, nta cyiza gishobora kumuvaho. Harimo abavuga bati Imana yaranyibagiwe, batakijya no mu rusengero n'ahandi. Ariko narababwira nti humura, komera, dore ibintu ugomba kwitaho. Wikumva yuko isi yagusize, nubwo wabuze ababyeyi, ukabura abavandimwe, ukabura abana, ukabura umuryango, ukabura ibyo wari utunze byose, ukaba usigaye umeze nkaho ntacyo ubereyeho, navuze ngo nk'agati gahagaze mu nyanja cyangwa mu ishyamba ryose. Ariko ibuka ko hari impamvu uriho, hari impamvu Imana yagusigaje kandi irahari ikomeye. Hari impamvu nyinshi zirenze imwe. Rero wikumva yuko iby'isi byose byarangiye. Burya iyo wicaye, mu by'ukuri hari umuntu wicara, nanjye byajyaga bimbaho kera ntarahumuka cyangwa ntaramenye ibi byose, nkumva ko sindiga ngo bizagende gute, ndakora iki se ngo bizagende gute, kubaho se bimaze iki? Naranabyibajeho no mu gitabo nabishyizemo. Kubaho se bimaze iki? Kuki buri munsi mpora ndwana no kumva ko kubaho nta kintu bimaze? Hari abantu benshi rero bagera mu iyo faze cyangwa se mu icyo gice, iyo ufite ibikomere mu mutima, utaragira amahirwe yo kugira umuganga cyangwa umuvandimwe kuganiriza ngo ukire. Ariko iyo ugize amahirwe, reka mbwire nk'abantu badukurikiye, hindukira wumve ko hari umuntu ugukeneye byanze bikunze. Uyu munsi naranabigarutseho ndavuga ngo ubuzima ni nk'uruziga rusimburanaho ibyiza n'ibibi. Ikibi nikikugeraho uzihangane, byanze bikunze gikurikirwa n'icyiza, kandi n'ikiza nikikugeraho ntuzirare, uzamenye ko n'ikibi nacyo gikurikiraho. Ngurwo uruhererekane rw'ubuzima tubaho umunsi ku munsi. Umuhanzi yavuze ko ibyiza n'ibibi bihora bisimburana. Rero nabwiraga abantu nti nufata hasharira, uzihangane usharirirwe mu gihe runaka, ariko kizaba ari gito byanze bikunze, wumve yuko ejo buzacya bucyana yandi. Ahubwo nanone ndabwira abantu nti nugira amahirwe yo kugira umugisha wo guhirwa, reka mbyite gutyo, ntuzirare ngo urenganye abandi, ahubwo ayo mahirwe wagize uzayakoreshe gutanga ibyishimo ku bandi. Aho rero niho nabandi ngiryo n'ibanga ryo guhorana ibyishimo. Iteka iyo wumvishe yuko wahuye n'ibibazo byagenze gutyo ukumva ko byacitse, uzahora ubabaye. Nafashe urugero ndaho ngaho ndavuga nti ku iyi si nta muntu n'umwe uhiriwe. Buri wese babandi twita ngo abagwiza tungo uhora ubona bahangayitse n'iterambere ryabo. Niba afite rukurura nimwe ashaka kugira 3, niba afite inzu imwe atuyemo ashaka kugira iya kodesha, niba afite bachelor ashaka kugira maîtrise, niba afite akazi kamuhemba 100,000 ashaka guhembwa 500. Ngurwo isi turiho umunsi ku wundi. Nabwiraga abantu rero banzu nyurwe n'ibyo ufite, numara kubigeraho wirinde gutera intambwe isubira inyuma.
ahubwo utera intambwe ijya imbere ariko utipashije muremure ngo uhore uhangayitse ngo ariko sinyuzwe nuko mbayeho. Ubanza unyurwe ahubwo uvuge ati ko nageze hano. Narabwiraga n'abantu nti kebuka iruhande rwawe ntujye kure, hari umuntu wifuza kumera uko umeze. Ibyo nubimenya bizagutere gushima Imana muri wowe, ahubwo uvuge ngo nagenza gute kugira ngo mpamye ibirenge aho ndi, fashe na wa wundi wifuza kumera uko meze nawe muhe ku buzima buto abe ho mu byishimo. Naho ngaho iriyo ni ibanga ry'ibyishimo, ni ukudahaburwa n'ingorane kandi no kudashamadukira cyane ibyiza. Iryo banga waritanze abantu bashobora kurisoma muri iki gitabo. Ariko binyibukije n'akandi kantu wigeze kuvugaho ko gutegura iminsi mikuru, gutegura ibishimishije, gutegura ibiki, ugasanga hari bibaye nk'ibirenga urwego byakagombye gukorwa. Murakoze. Narindi muri wa muryango tubamo umunsi ku wundi, nasubiye inyuma muri wa muryango nigeze kuvuga kera mbere ya jenoside uko ibintu byakorwaga. Ngaragaza ko iyo umuntu yagiraga ibyishimo akagira ibyago, abantu baramuyagiraga bakazana amaturo n'amaboko, bakaza bakamufasha kugira ngo ayakire ba bantu baje bamugana. Ndangije mbigereranya n'iby'ubu ngubu nise ngo ni imbuga nkoranyambaga, reka tuzite gutyo, aho usanga abantu bazikoresha nabi bashaka kwigana wa muco wo gutumira abantu, ariko mu by'ukuri byarahinduriwe inyito. Natanze ingero, naganiriye n'abantu benshi batandukanye, aha nabwiraga urubyiruko nti nyamuneka muramenye mutishinga imico y'iwabandi, mukototori w'iwacu mukawuca ugacika tugasigara n'icu. Hari abantu benshi bibwira ko izo mbuga nkoranyambaga uburyo zikoreshwa mu gutumira abantu cyangwa kugira ngo utari wo muco, nyamara ahubwo ukagucaho za nshuti wari usigaranye. Kubera iki? Byakozwe nabi mu buryo butateguwe neza. Natanze urugero bwa blood shower, baby shower, groupe z'ubukwe n'ibindi, aho usanga ibintu byarahindutse business, aho usanga umuntu yishimira gutunga navuze ko abantu bishimira gutunga umubare w'inshuti batazi. Natanze urugero rumwe ndavuga ngo nigeze kujya guherekeza umuntu wari witabye Imana, ni umwana twiganye. Tugeze aho twamuherekezaga batangira gusoma amaliste y'abantu bamuherekeje, bavuga amagambo meza, bamusezeraho, bashyiraho indabo ku mva ye. Ndangije ikibazo nibaje ndavuga nti aba bantu bose barenga 1000 bazi wabo. Mu bo twaganiriye abenshi bavuze ko bahuriye mu kazi, mu ishuri n'ahandi. Ndangije nibaza se ubucuti bw'iki gihe bumaze iki bwo kugwiza aba friends kuri za mbuga nkoranyambaga 100,000, nyamara abo bantu batazi wanyu, batazi wawe, batazi nawe ubwawe utazi wabo, mukazahura ku munsi wo kuguherekeza byonyine gusa, nyamara waratatse ntibakugeraho. Nandika rero nashaka kugaragaza yuko hari uko ibintu byakorwaga. Wasangaga inshuti yawe iri bunaka, warazindukaga ukigaba ukagenda ukajya kuyireba ukamenya uko ibayeho, byaba ibibazo runaka bafite, sibyo, mukabiyaga ukamugira n'inama. Uyu munsi ngira ngo mu minsi yashize mwari twagiye twumva hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange ukuntu urubyiruko rurimo kwiyahura. Kubera iki? Kubera ko ngo afite inshuti 5 yashyizeho stati kuri 8 ya postinze ikintu runaka ariko ntihagire umuntu ukitaho. Ngo ntebonye like cyangwa ntebonye umusubiza, bigatuma yumva ko yanzwe, akagira stress bikarangira yiyanza akiyahura. Ariko buryo ufite inshuti, ari nabyo nagavuga ngo mw'uyu muryango nyarwanda dufitemo ba bantu bafite ibikomere, bakeneye umuntu batega amatwi, bakeneye umuntu batiza urutugu bakarambikaho umusaya bakarira bakaruhuka. Ngicyo igikenewe mu muryango nyarwanda. Mu gihe wa muntu witwa inshuti yawe, wa muntu ninge nise umuvandimwe kubera yasana isumbi y'amaraso dusangiye, aragukeneye kugira ngo umenye ko yarwaye, kuko nta wundi afite umurwaza, yasigaye ari incike, yasigaye ari imfubyi. Aragukeneye kugira ngo kubera ko afite urubanza, afite ubukwe, akeneye nyirasenge, akeneye se waba ujya kumusabira, akeneye. Ngiki cyo dukeneye. None se urambwira ngo urakanda like siramenya ibyo bibazo afite. Akeneye rero yuko umugira uruhande ukamwegera, ukamuhumuriza, ukamutega amatwi. Iki gitabo cyawe rero nabonye ari igitabo kijya kumera nk'ubujyanama. Yego rwose. Ubujyanama abantu bagomba kwitaho kugira ngo bamenye ko
niba udafite umuryango menya ko ufite umuryango urahari niba udafite umuryango niba wewe barashize biragoye nyine kubyumva ariko ugomba kuwurema nicyo kintu babwira kandi ugatanga n'amabanga atanga ibyishimo ku muntu ndetse no kumenya ibyishimo byiza n'ibyishimo bibi bigatandukanywa hanyuma ukabwira abantu ko ibi utabyubahirije ararwara ibyo benshi ntibabizi ariko byagiye bivuga kenshi abantu bazi ibijyanye n'indwara zo mu mutwe kenshi barabivuga abantu bakora mu by'isanamitima no kunga abantu byinshi barabivuga dusobanure gatoya bwa Emmanuel ku buryo kutishima kutagira umuryango nibura ngo ubashe no kutabasha kurema nibura umuryango ufite isano isumbye y'amaraso bishobora gutera umuntu uburwayi bwinshi nk'uko nabigarutseho uyu muryango harimo abo bantu benshi bafite ibikomere batewe n'ayo mateka twahoze tuvuga jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda mu 1994 abo bantu nabivuze nibo dusengana nibo turirimbana nibo tubana mu kazi nibo dukorana nibo baturanyi bacu ba buri munsi baradukeneye rero icyo dusabwa rero nk'abanyarwanda cyangwa nk'abantu baba mu muryango nyarwanda ni ukubwira no kwegera aba bantu icyambere ukamubwira yuko tugomba guheranwa n'agahinda kuko yabuze abe kandi kuko rwose nihanganishe buri muntu wese udukurikiye abuze umwe muri jenoside yakorewe abatutsi ni igikomere kidapfa gukira hano mu gitabo nigeze kubyandikaho hari agakuru nashyizemo k'umwana w'umuhungu witwaga Gisa wagiye kubana na sekuru agezeyo yari umwana ugira amahane ugira umujinya akajya yirirwa akubita abagenzi be ku ishuri aho aciye hose baravuga bati Gisa aratambutse ise nako sekuru arabireba ibintu yakoraga arangije aravuga ati reka nzakwereka nzagukosora aragenda ngo ajya mu isoko agura urubaho n'imisumari abwira umwana w'umuhungu ati ubwo uzajya urakara ujye ufata uno musumari ugende uwutere muri buri rubaho ikurakaye ujye ugenda ubikore umwana yumvaga ari umukino aragenda arabikora hashize igihe aramubwira ati cya kiro cy'imisumari nakirangije aramubwira ati noneho uko umuntu azajya kurakaza ukamubabarira ujye ugenda ugiye muri urwa rubaho ukuremo uwo musumari nakurakaza nakwiyenzaho nk'uko bimbwira ukihangana ntumusubize cyangwa ngo umukubite ujye ugenda ujya kuri rwa rubaho uvanemo wa musumari hashize igihe kuko umwana yumvaga ko ari imikino aragenda yivanamo abwira sekuru uti burya nabirangije arangije sekuru aragenda amujyana imbere ya rwa rubaho aramubwira ati mwana wanjye kuri urubaho urimo kuhabona iki umubyeyi umwana aramubwira ati ndimo kuhabona imyobo ati rero uko wagiraga bavandimwe ba bana mwahuraga uko wamutukaga uko wamukubitaga niko byamukomeretsaga ku mutima none se nkubwiye ngo iyi myobo uyisibanganye urubaho rusubira uko rwari rumeze wabishobora aramubwira ati ntabwo nshobora kubishobora aramubwira ati rero ibyo wakoze bya bindi wakoraga wagiriraga ba bantu wagendaga ugirira nabi bose ni uko wabagize imitima wabara watobaguye kandi ntushobora kubisubiza uko byari bimeze impamvu nari mvuze ako kantu karimo iki gitabo ibyo wakoreye umuryango nyarwanda ni ibikomere bidashobora gusibangana ushobora kubasaba imbabazi ushobora kugeraho ukajumbuzamo ya misumari ariko ntabwo uzasibanganya inkovu n'imyobo iri muri rwa rubaho cyangwa mu mitima yabo icyo wakora ni ukugomya kubaherekeza ariko bashobora kukubabarira ariko ntabwo bazibagirwa yuko babuze ababyeyi ntabwo azibagirwa yuko yabuze umudamu we ntabwo azibagirwa ko yabuze se na sekuru ntabwo azabyibagirwa aracyabyibuka nyamara arenzaho kugira ngo abeho ngarutse rero ko icyo mwari muvuze uyu munsi umuryango nyarwanda cyangwa n'abadukurikiye bafite ibyo bibazo by'ihungabana bakeneye kubabwira yuko nubwo ibyo byabakomerekeje ntabwo tubabwiye ngo basibanganye izo nkovu ziri ku mitima yabo ntabwo byashoboka ntibyanabaho ariko turabwira ati mwihangane murenzeho mwihangane musindagire muhobere ubuzima butazima mubereho abanyu kuko njya mbwira abantu hari igitabo kindi nanditse cyitwa ngo ibikomere byawe byanteye gukomera narabwira nti gerageza utere intambwe uganire n'umuturanyi ashobora kuba afite ibindi bikomere yenda bishobora kugufasha gukomera kuko niwihugiraho wowe wenyine uziyanga wiyahure kandi turacyagukeneye kugira ngo wubake igihugu turacyagukeneye kugira ngo udukurikiye kugira ngo uvure runaka ufite indwara yamuzahaje turacyagukeneye kugira ngo ufatanye na runaka muri business
turacyagukeneye kugira ngo ubere runaka umubyeyi, umubere umwana, umubere umuvandimwe, mureme indi sano isumba iy'amaraso, mufatanye mwunge ubumwe kugira ngo tubereho n'abacu batakiriho. Ngiryo ipfundo yo kugira ngo mfashe aba bantu bacyumva ko baheranwe n'agahinda, bacyumva ko byanze, ndetse nongeraho n'ibiramuka wumva byanze, tera intambwe ujye kureba abaganga bazagufasha. Hari amatsinda menshi afasha abantu kongera kurema icyizere muri bo. Nicyo rero kirimo hano nabwira abantu badukurikiye, yumva yuko gipfukiranwe, kuko hari abantu benshi n'uno munsi batarabasha kuvuga ibyabakorewe, batarabasha kuvuga uko biyumva, kuko hari cyumva kiboheranywe hahantu. Ariko tera intambwe ugane muganga, niwumva utamwisanzeho urebe umuntu wabitse iryo banga w'inshuti yawe, kugira ngo byibuze wumve uruhutse umutima. Ibi usorejeho nicyo kibazo cya nyuma nari kukubaza, Ngizimana, ukivuze ntarakikubaza. Mu by'ukuri ni inama ugira abantu mu gusoza kino gitabo, ni inama zibafasha kwiyubaka, ni inama zibafasha kurema ubuzima bushya, yego, kandi ubuzima butazima. Ni ikintu cyiza cyane. Urakoze cyane rero Emmanuel. Ngira ngo umwanya usigaye muto cyane nk'iminota 3 dushobora kuyikoresha utubwira nimba hari ikindi utaratubwira muri iki gitabo, cyangwa ukayikoresha utubwira n'ibindi bitabo byawe, ibyo wasohoye, ibyo utarasohora, n'ibyo ukeneye kuzakomeza kugeza ku banyarwanda kugira ngo barusheho gusana imitima yabo no kwiyubaka. Ni ibintu bitari butwara iminota 3 bwa Emmanuel. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere numva nakongeraho ku iki gitabo, nabwiraga abantu yuko ikintu twabuze mu muryango nyarwanda ni ugushyira hamwe, kunga ubumwe. Hari agakuru kamwe k'umusaza reka nkavugeho nihutse. Umusaza wari ugeze mu zabukuru, twaraganira, arambwira ati mwana wanjye dore urarenga mpinguka, ariko reka nkwitumire kuko abona ari naratumye barantengushye. Bihugiyeho bakunda indamu n'iby'inda zabo, bibagirwa isezerano twagiranye. Aravuga ati iyo abantu badashyize hamwe biroroshye ko umuntu uturutse hanze aza akabacangacanga, akabacagagura, bagasubirana mu bwabo. Ariko umurage ngo uhaye cyangwa uzampera batoya, ni ukubabwira yuko ikintu cya mbere ni ugushyira hamwe kugira ngo bubake ubumwe, bashyire hamwe, bakore kugira ngo batere imbere. Kuko nibaramuka bivanyemo, yatanze urugero rw'inkoni, yafashe inkoni 8, ahamagara abahungu, barababwira ati bana banjye hari umukino tugiye gukina, tugiye gutarama, ariko none uri buhige undi ndamugororera. Arababwira ati afata imfura muri, barababwira ati ngaho vuna zino nkoni. Yari yazihambiranyije uko ari 8, aragerageza biranga, arabahetura bose biranga, arangira arababwira ati ngaho nimuzinzanire. Yafashe ya migozi yari yihambirije za nkoni arayihambura, atangira gufata imwe inyuma y'indi arayivuna mpaka 8 azirangije. Arangira arababwira ati rero ukungize ibi ngibi, nimudashyira hamwe nk'abavandimwe, nimudashyira hamwe nk'abanyarwanda, nimudashyira hamwe nk'umuryango, ngo mwungu bumwe, uzaturuka hanze azabavunagura nk'uko nshagaguye zino nkoni. Rero mbwira abadukurikiye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, twe twasigaye mu muryango nyarwanda, nitwe tugize izo nkoni 8. Nitwe tugomba gushyira hamwe imbaraga dufite, izo ufite n'izo mfite n'izo runaka afite, kugira ngo tureme undi muryango twese twisangamo. Ibyadutandukanyije ni byinshi, ariko hari ibitwubaka n'intego dufite nizo ngari kuri twebwe. Urakoze cyane bwana Emmanuel. Nta mwanya dufite ngo dusobanure bihagije, nagira ngo tubwire ibitabo byawe, ibyo watubwira vuba wihuse, hanyuma natubwire aho dushobora kubisanga, utubwire na nimero ya telefoni umuntu ashobora kukubona. Murakoze cyane. Nk'uko mubinsabye, maze kwandika ibitabo 5. Ubu ngubu nibyo mfite hano. Hari igitabo cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera, ni igitabo navuga nicyo mperuka gusohora, cyasohotse mu 2022. Rero ni igitabo nacyo kivuga kwibi ngibi by'isanamitima, wagishaka ndaza kuvuga aho yagisanga. Hari ikindi nanditse nacyo cyitwa umurunga w'urukundo, ni igitabo nanditse kivuga ku rukundo rw'abacu batakiriho, cyane abazize jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ni igitabo nacyo rero kitwibutsa yuko tugomba kwibuka, ariko ntitwibuke gusa ngo duhere ku munsi w'amakuba n'ibyago, ahubwo duhere kuri rwa rukundo twahawe n'ababyeyi n'inshuti n'umuryango. Ikindi ni igitabo cy'inzozi z'urukundo, ubushize twakiganiriyeho, kivuga ku myubakire, ku bantu bashaka gushinga urugo rugahama, n'inama bagirwa n'abazishinze. Ikindi ni igitabo cyitwa ikiguzi cy'imbabazi, ni igitabo nacyo kivuga ku mbabazi, imbabazi duha abantu batugiriye nabi. Ese
ikiguzi cyazo ni ikihe. Ikindi rero niki cyanyuma twaganireho no munsi cy'isano isumba y'amaraso, ikindi ndacyarimo kugitunganya. Ibitabo rero twabisanga muri library Caritas hano i Kigali, muri library Kirezi Kacyiru, muri Kigali Public Library hano naho Kacyiru, muri Rising Bookshop Kimironko, cyangwa se mukaba mwampamagara kuri 0788 89 20 ushobora kwisubiramo. Kuri nimero yanjye ni 0788 89 20 aho waba uri hose mu Rwanda ndetse no ku isi, umpamagaye cyangwa ukanyandikira nagusubiza igitabo kikakugeraho. Bwana Uwimana Emmanuel, Isango Star turagushimiye ku ruhare ugira mu kubaka umuryango nyarwanda. Nanjye ndabashimiye ku mwanya muduha nk'abahanzi, kurema n'umutahe ukomeye Imana. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu ibitabo n'amateka, aho twaganiriye ku isano isumba y'amaraso, igitabo cya Uwimana Emmanuel. Tuzongera kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Mugire amahoro n'imigisha myinshi.